Aha rero nk'uko mubireba dutangiranye abasore, ni abasore bava mu bihugu bitandukanye by'i Burayi ndetse na Canada, mu bihugu byo muri Europe ndetse no mu gihugu cya Canada, harimo abo muri Canada, abo mu Bubiligi, abo muri Australia. Urumva ni ibihugu gutyo bigiye bitandukanye. Ni abasore batari benshi bagera nko kuri 4. Dutangiranye n'abasore 4 bo mu bihugu by'abazungu bivanze. Mujya mubibona abazungu bifata bakajya gutembera, bakajya mu trip bagira ngo rimwe na rimwe bikunda kuba mu vacances bagira ngo baruhure mu mutwe ndetse banige n'ibindi bintu bishya batari bazi, bamenye hirya no hino ese kwisi babaho bati. Ni n'umuco mwiza, ni umuco mwiza wo kwishaka kwiga ibindi bintu bishya mukaruhuka unaruhuka mu mutwe. Rero dutangiranye abasore 4 nk'uko mubibona bari batembereye mu gihugu cya Indonesia. Baravuga ati reka umunsi dutemberere muri Indonesia. Bari bagiye no mu bindi bihugu bitandukanye, ariko kuri inshuro reka turebe urugendo bakoreye muri Indonesia. Indonesia mbibutse ko ni igihugu kibamo abayisilamu benshi cyane. Abayisilamu barenga hafi 200,000. Bararenga 200,000. Urumva ko hano harimo ibintu bitureba kuko turabasilamu. N'undi muntu utari umusilamu nawe ndamuraritse ngakurikire yumve uru rugendo rw'aba bantu mu gihugu kirimo abasilamu benshi, ni ibiki babonyemo, n'iki bahigiye, n'irihe somo bakuye muri uru rugendo. Niyo mpamvu nifuje ko narubagezaho tukagenda turuganiraho. Mujye muruhukira ku tuntu nk'uturega, tuntu ubugutireka nduhukire kuri aka kantu nigaburi cyo kansigira mu mutwe. Numva ko abazungu ariko babaho se nabo baba bifashe bati mureke dusimbukire hakurya no hakuno muri iyi vacances, tuzagaruke ndari ibintu tunaruhutse ariko hari n'icyo twungukiyemo. Kuri inshuro rero reka twikomereze. Abahungu batembereye mu gihugu cya Indonesia nkuko nabibabwiye, ni abazungu batandukanye. Aha bari mu modoka n'umushoferi wabo muri icyo gihugu cya Indonesia. Bagize gutya babona ashyize ku ruhande araparitse. Abwira ati rero hari ikintu mutazi, izi saha iyo zigeze hano isaha yanjye yo kujya gusari, atumwihangane mbanze nsari, ni iminota mike ndahita ngaruka. Nk'uko mubizi rero, ati mu Busilamu abamo inkingi yo gusari basari 5 ku munsi. Ati rero kandi ntago bireba ngo uri mu biki cyangwa ati cyo waba urimo cyose, n'uwo waba uri wese ndetse n'icyaba kiguhugije cyose, igihe cyo gusari kigeze birahagarara byose. Ni nk'uko uriya muhungu mubibonye naraparitse ati isaha yo gusari yanjye irageze, mureke nsari ndahita ngaruka. Kuko gusari biri mu nkingi 5 zigize Ubusilamu. Inkingi ya kabiri bavuga ni inkingi yitwa swala, gusari cyangwa se isengesho cyangwa se gusenga. Ni inkingi ya kabiri mu zigize idini ya Islam. Ubwo inkingi za Islam ni inkingi 5 nizo idini ya Islam yubakiyeho. Wenda ya mbere bibabwire wenda mu magambo magufi. Inkingi ya mbere ni uguhamya Imana imwe rukumbi, no guhamya ko mu nkingi ya mbere ivuga ko nta yindi Imana iriho uretse, inkingi ya mbere niyo guhamya ko nta yindi Imana ibaho uretse Allah, niyo Mana yonyine, no guhamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Inkingi ya kabiri ivuga gusari, swala, ariyo iyi ngiyi yari igeze uriya muhungu agaparika. Inkingi ya kabiri ivuga gusari, ugasari kandi 5 ku munsi. Inkingi ya gatatu niyo bita zaka, gutanga amaturo, gufasha abakene. Zaka iyo bita zaka, gutanga. Harabavuga uko babivuga ariko ni ugutanga, gufashanya. Mbese zaka muziki ikora abantu iyo bavuze ngo gufasha abakene kugira gute, zaka. Hanyuma iya kane ni inkingi ijyanye no gusiba, iyo bita swaumu ni ugusiba. Abasilamu rero basiba igisibo cya mwezi Ramazani. Mujya mubibona igihe kiragera kuba ku kwezi nuko igisibo. Biriya na biri mu nkingi zigize Islam. Hanyuma hakaba n'inkingi ya 5 ariyo yo kujya Imaka, kujya gukora umutambagiro mutagatifu Imaka, hija. Iyo ni inkingi ya 5 ariko yo akarusho kayirimo nuko yo ikora ubishoboye, ufite ubushobozi. Ubwo udafite ubushobozi nibaza ko Imana itazabimuhora ko atabufite, kuko mu nkingi ya 5 hazamo ijambo rivuga ngo kujya Imaka mutambagiro mutagatifu ariko kubishoboye.
ubwo rero n'ufite ubushobozi utabikora nabyo ubwo nabyo Imana ifite uko izamushyirira ku munzani. Reka dukomeze muri izo nkingi rero uko ari 5 bari kutwibutsa bati iyo gusari nayo ntago igomba kuburamo kandi igomba kubahirizwa. Nta nkingi ahangaha igomba kutubahirizwa, zose zirubahirizwa. Niko abayisilamu bameze. Urabona ati ku isi ati hari abayisilamu benshi, ati hari community nyinshi cyane y'amamiliyoni y'abayisilamu. Ati rero kuri inshuro turi muri Indonesia naho haba abayisilamu benshi, nicyo gihugu gifite abayisilamu benshi cyane. Kuko bafite miliyoni 225 miliyoni 225 z'abayisilamu. Nicyo gihugu gifite abayisilamu benshi ku isi. Ati kandi mu rwego rw'isi gifite 13% k'abayisilamu batuye isi. Ubwo urabyumva ko icyo gihugu ntigisanzwe. Niba igihugu kimwe gishobora kuba gifite 13% k'abayisilamu mu mubare ugize abayisilamu b'isi, Indonesia yonyine ifitemo 13%. Mu mubare w'abaturage bacyo ufite abayisilamu bagera kuri miliyoni 225. Aba basore rero bati ahangaha rero ati uvuye umuhungu wacu umuvandimwe agiye gusari usaradusiga hano bajama. Ati se birashoboka ko twajya gusari gusenga tukajyana? Niba ugiye gusenga byakunda tukajyana nawe? Arababwira ati nta kibazo, muze niba mwese mubyifuza nta kibazo. Islamu ntago bibuza, nta nubwo ibangamira umuntu utari umuyisilamu kuba yaza kureba cyangwa gukurikira ibikorwa by'abayisilamu. Ati nta kibazo. Nabo rero baramukurikiye baragiye. Baravuga ati rero tugiye kujya gusenga musaza. Ati tugiye gusenga, tugiye gusari bwa mbere kuva twabaho. Ati nta kindi gihe nigeze njya mu musigiti, kuri inshuro reka mpajye tu. Baragiye murabibona, babahaye imyenda yo gusarana, bakuramo inkweto. Ibyo ni ibintu bimwe mu byo batigeze batekereza ko byaba bibaho muri Islam, kuko mwabibonye bari bambaye udukabutura, bambaye twenda tugufi. Ariko mu Islam murabizi ko kwikwiza ku mugabo no kwambara imyambaro irenza amavi. Ubwo rero niyo mpamvu mubonye muri highlight bari babahaye imyambaro. Biriya ni uduce tw'ibintu byabayeho bajya kwinjira musigiti. Yes, bakihagera bahuye nabo bavandimwe. Abana baho nagashuri kari karaho hafi. Agashuri ni ishuri ry'abasilamu ryigaho abana b'abasilamu bavanze abakobwa n'abahungu. Ubwo rero abajene bacu atari kubundi reka turebe ikirimo ubundi byifashe bite. Karaga gatwiko tukarya ariko abantu batazagira ngo ntago dufite amakuru we. Ayangije ati rero ati ntago nzi ukuntu bikurikirana hano ibintu bya hano, sinzi ukuntu biba bimeze. Ati ko nta kibazo mugumijeho kamera ubundi twige we bitwaye iki? Si twazasubira no mu rugo nyine dufite amakuru abantu badafite hagashya. Atari kusinzi uko niyumva, kuko mukuri dini rya Islam ntago njya ndigiraho amakuru. Nibwo bwa mbere ngiye kumenyaho ibintu bimwe na bimwe ku basilamu. Kuko hirya no hino mubona abasilamu mbona bakora ibikorwa bitandukanye ko sinjya mbyitaho, ariko kuri inshuro reka ngire nanjye ngire icyo niga. Reka turebe ibyo ari byo, tumenye ibirimo imbere. Ubundi ni gute ubundi umuntu yazajya yirirwa areba ibintu ku isi yatuyeho ariko ntagireho amakuru? Reka dufungure ubwonko bwacu turebe ikirimo. Ubwo rero murabibona nyine byabarenze. Ati umushuti wacu tuzanye ariko reka tuze. Urabona ko akunda umuntu aba afite yumva nyine si ibi bintu ndabikoze genda bikoze mfashe icyemezo. Rero umva nk'uko bavuga ngo ni abakerarugendo bari mu karuhuko bari gutembera hirya no hino. Ati ariko pfa kuba yavuze ko nta kibazo. Ubwo nta kibazo musaza. Mwiriwe umupapa mumeze neza, witwa nde? Ati njye rero nitwa Mufti, niryo zina ryanjye. Hari abantu bitwa ba Mufti ugasanga mu bihugu by'abasilamu cyangwa by'abarabu hari abantu ushobora gusanga bamwita Mufti atari titre ye, usanga ari Mufti w'abasilamu, ahubwo ari Mufti gusa nk'izina. Kuko hari nabo usanga yitwa Bilali, hari usanga afite irindi izina ndetse ushobora kugira ngo afite inshingano zo kuri urwo rwego rw'iryo zina. Uyu nawe arababwiye ati njye nitwa Mufti. Urabibona ashobora no kuba ari directeur w'iki kigo cyangwa se imamu wawo. Urabibona ko bamusanze kuri iri shuri ku musigiti waho. Ni amasaha yo gusari, abana bagiye gusari. Nkuko mubizi musiramu asarira hageze.
ubwo rero ari kubaha ikaze ati nta kibazo rwose, atari ko kwinjira hano turabanza tugatawaza. Ati se gutabaza ni kiragenda rero uko abantu bari kubikora hariya ku ikarabiro, namwe mu bigane urayibona. Abazungu bakunda kwiga cyane. Ni ibintu byiza gukunda kwiga, kuko ibintu byose twe turi bashya kuri byo. Usanga bamwe tutarabivukiyemo, abandi tutaragize gute, iteka turi bashya, duhora turi bashya ku bintu bimwe na bimwe bindi bishya. Bivuze ko kwiga ni inshingano za buri wese. Ntabwo wari ukwiye kubona ikintu utazi ngo gishyire mu cyiciro utabanje kukigerageza, cyangwa ngo ube wacyanga utazi ikigiye gikubiyemo. Rero urabibona nabo bahise baza, turebe ibindi bintu tunabikora, ariko basaza reka tubikore. Kaba abana babikora baturusha imyaka se, ubu baraturusha ubwenge, reka tuze tubikore. Barabikora, baratabaza, baje no bati inkweto zacu rero murabibona tuzisize hano, reka tuzisiga aha, kuko murabibona abantu bose bazisiga aha, natwe twinjire mu musigiti nk'abandi. Hano imamu yari kubwira abana ati nimukandagire ku nkweto z'abashyitsi, muzishyire ukwazo. Urumva ni kwa kundi abasilamu basiga inkweto hariya hanze, bakavuga bati wenda bwo ari n'abashyitsi, muzibashyira uruhande rumwe bataza kuyoberwa aho bagiye bazitereka. Ubwo rero aravuga ati ngewe ndinjiye, tugiye kwinjira, ati ibi bintu ntabwo nanyaga mbikeka, reka mbikore. Mufti rero undi witwa mufti, ari we imamu wa hano cyangwa se ufite inshingano kuri iri shuri, yagiye kubashakira ibyo bambara kugira ngo bikwize, ko murabizi ko umugabo yikwiza imyambaro igeze munsi y'amavi. Yabazaniye ibintu wakwita nk'imikenyero, ibintu byo gukenyera, nkuko umuntu wagera hano bakakuzanira ikanga cyangwa se igitenge, batikenyera kugira ngo nibura ube wikwije umwambaro ugera munsi y'amavi. Ko bari bambaye ikabutura, murabizi abazungu iyo bari mu gutembera kubera kumenyera ibihugu bishyushye, bakunda kuba byambariye udukabutura. Ariko nuko batari abayisilamu. Kwa abayisilamu ikabutura zabo cyangwa se umwambaro wambara igomba kuba ku mugabo ugera munsi y'amavi. Aha rero mufti yagiye kubazanira utuntu bambara kugira ngo bikwize, tumeze nk'amakanga cyangwa se ibitenge bijyana n'umuco w'igihugu. Nabyo tubyigireho, ni isomo ryo kwakira neza abashyitsi, utabaretse gusa ngo bagume mu rugabangabo ngo bibacange. Hoya, mu bayisilamu ntabwo ibyo bibamo. Urabona yagiye kubafasha, nta nubwo abazi, n'abantu bahaje bwa mbere, ariko byanze bikunze arabafasha. Niko umushyitsi yakirwa mu bayisilamu. Aranabigisha uko bikorwa. Ati kandi batwakire neza, ati ni igikorwa cyiza cy'urukundo. Anabigisha nuko bakenyera, nkuko mubibona. Apana ko akunda umuntu uza wamuterera icyo umuhaye, ati kira, tugerageza, akajya agakirana nacyo kikamucanga. Oya, nabyo mu kinyabupfura ntabwo byuzuye, ahubwo umuntu uramufashwa mu bahafi. Ahangaha rero bavuga bati rero ati murayibona turi kumwe, turi kuvuga, tugenda tuganira na Willy, bari kugenda bifata udufilime mu kuri banavuga nyine amagambo nk'ayo ngayo. Ati rero ntabwo tujya dutekereza ko umunsi umwe tuzajya mu musigiti. Ati rero ariko nta kundi tuwugiyemo, reka twihagarareho tuwujyemo tunige. Agezemo basanga abakobwa bahagarara ukwabo, basenga ukwabo mu gice kimwe cyabo, abagabo nabo bagasengera mu gice kimwe cyabo. Ibyo ni bishya nabyo mu byo babonye mu musigiti. Baragenda baricara mu gice cy'abagabo, urabibona byabacanze, barareba bagabona abana bicaye hariya bose ku mirongo. Murabimenyereye ko abayisilamu basengera ku mirongo. Igihe rero kitaragira ngo bahite batangira gusari, baba bicaye nyine kuri iyo mirongo, ibyo bita amaswafa, umurongo igororotse. Urabibona rero bari kwifata utufilime, utuvideo. Ahangaha rero bari kutwibutsa bati murabizi ko ubusilamu bwubakiye ku nkingi eshanu, harimo shahada, ariyo yandi navuze ya mbere yo guhamya ko Imana ari imwe, guhamya ko nta yindi Mana iba uretse Allah, ndetse ugahamya ko na Muhammad ari intumwa y'Imana. Ya kabiri, inkingi ya kabiri ni swala. Inkingi ya gatatu ni zaka, nabibabwiye. Ya kabiri ni swala, ni ugusari gatanu ku munsi. Zaka ni ugutanga cyangwa se gutanga amaturo, tubyite gutyo, cyangwa se tubyite gufashanya, gutanga ibintu bifasha abandi cyangwa bigira ibikorwa byo gufasha. Inkingi ya kane ni ugusiba mu kwezi kwa Ramadhani. Hanyuma ya gatanu ni ukujya gukora umutambagiro mutagatifu i Maka. Abana rero nabo bari kureba, urumva Indonesia baratandukanye n'abo ngaba baturutse mu bihugu bindi by'i Burayi no muri Canada, n'imigabane itandukanye.
abana rero baba bari kuvuga ati dore abakristu baje dusengane, urumva ni abana nyine babonye abashyitsi, abana byabashimishije, urumva niyo mpamvu bari kuvuga ati abana nabo byabanejeje, baranabasuhuza, muri kugenda mubibona abana babahereza ikiganza. Abayisilamu niwo muco wabo ubundi, ni urugwiro, bagira umuco w'urugwiro, kubaha abantu, kubaha abashyitsi, bagira n'ikintu cy'ubuvandimwe cyane. Aha rero ku murongo nubwo abanyamahanga murabona ko bakomeza ari kuvuga ati ko tuba twegeranye n'abandi mu buzima, banatuganiriza mu gihe isaha zo gusenga zitaragera, murabibona ko babakiriye neza mbese muri rusange. Aha ngaha rero iswara yatangiye, ari kuvuga ati iswara yaratangiye, tugenda dusenga tubarebeyeho, turebeye ku bandi ibyo bakora natwe tukabikora. Allahu Akbar, barasaye, Allahu Akbar, barahagaze nkuko muri kugenda mubibona, bemye, barunamye, bagiye hasi, bubamye hasi. Nubwo sometimes babikora uko bitajya bikorwa neza 100%, ni bashya nyine ntago babizi, ariko uko biri bari kubikora nyine. Nahise babimenya gute utabikoze bwa mbere. Hano iswara rero irarangiye, baricara. Mufti rero nkuko muvandimwe bwa ati ninjye mufti, nitwa mufti, ari hari imbere ari kuvuga ati dufite abavandimwe bahaguruke badusuhuze. Guhaguruka kenyero nako biri kumugora rimwe na rimwe, ariko akabikora. Abana bati oya suko bari guhaguruka unambaye nyine igitenge, ko yahagurutse igikwembe kivaho cyangwa ikanga. Abana bati bari guhaguruka n'ubundi ucyambaye neza. Urumva n'umuzungu ntago abimenyereye byo kwambara imyambaro y'ibitenge cyangwa se amakanga, niyo mpamvu mwumva twana arahaguruka ati muhaguruke tusuhuza abantu babibone, abana bamenye ko abashyitsi baje ni bande. Ati njye nitwa Robin, yego nkaba nturuka mu gihugu cy'Ububiligi ku mugabane w'i Burayi muri Europe. Mugenzi we nawe arahaguruka ati njye nitwa Yohana, nkaba nturuka muri Canada muri Montreal. Hari n'abavuga ngo muri Montreal, hari n'abavuga ngo ni Montreal, yego aravuga Montreal, avuga Montreal, byose ni kimwe. Undi nawe arahaguruka ati njye nitwa Chuck, nkaba nturuka muri Canada. Ati turuka mu Bushinwa, urumva arikura, aramubaza turuka mu Bushinwa uvuze hehe? Umuzungu araseka ati ni Canada. Ati nkayagahuza turabona nsa n'Abashinwa. Nawe biramusetsa cyane, ati ni Canada navuze, ntabwo navuze China. Arangije undi nawe arahaguruka ati hello abana mumeze mute? Ati njye nitwa Willy, ariko nakibuka ko yaravuze ati mvuze Canada, ntabwo mvuze ko ndi Umushinwa. Urumva umuzungu kumwita Umushinwa yaseka munsi hose, kuko ntibasa cyane, ntabwo basa. N'uyu rero yitwa Willy arahagurutse, ubwo ari guseka kubera ibyo mugenzi we yarabanje. Ati njye nitwa Willy, ati njye nturuka muri Australia. Ati murakoze cyane rero, ati se mumeze mute? Ati turabishimiye, tunatwe tumeze neza. Ati ntago, atariko ntago nzi kiri kujya mbere, ati nanjye tundi kumva nishimye. Ubwo basore rero babwira ati mwazana imbere noneho abana bakabareba neza. Robin arazana mugenzi we hariya, atakira kamera, reba hano twifata, ariko igitenge kikajya kigwa. Umushehe akamufasha rero ati gifunge neza. Abana n'abasore nabo bakiri bato bagafata uduselfie nyine, ajya gusobanura imbere y'abana ati rero aba bashyitsi baje bavuye mu bihugu bitandukanye nko mwabyumvishe. Ati wowe ukora iki? Harimo umwe aramubwira ati njyewe ati ndo mu video maker, n'undi ati twese turaba video makers, abakora amavideo ni abakameramani. Ati twe dukora amavideo. Ati rero abasobanurira abana mu kirimi cyo bati aba bantu bakora amavideo. Ati bano bantu bakora amavideo, barafilima, bakora nyine imirimo ijyanye na videography. Abana rero barishima cyane no kuba babonye bafite amakamera. Ari kuvuga rero ati byaradushimishije cyane, abana bafite urugwiro, bafite ikinyabupfura, badasakuza, abana bubaha abantu, n'umwarimu wabo akubaha abantu atazi b'abashyitsi. Ati ibyo nabibashimiye cyane.
ati abana rero nubwo mubona turi mu iki gihugu kitari icyo mu Burayi cyangwa muri za Amerika, ati abana nabo biga icyongereza. Ati yemwe babana mwe, ati ejo ni kwa kangahe n'abana batoyi bari kubaza, ati ejo ni ku cyumweru, ejo ni ku cyumweru. Abana bashaka yumvishaga ko nubwo icyongereza kivugwa muri bya bihugu by'i Burayi atariko ninaha abana tugenda tubigisha indimi, ati turabibigisha indimi z'amahanga, ati nk'uko uri kubyumva. N'abasuhuza mu cyongereza birabashimisha cyane. Ba Robin babona ko bishimye, utwana natwo tuzamo mu mashusho twishimye, urabona ko ni ibintu bishimishije cyane. Isengesho ryari rirangiye barasohoka hanze, umugenzi we abaza ati ese Willy urabona bimeze biti? Tubundi ni ibiki ibintu urabona urumva ibyishimo bimeze bite? Arangije aramubwira ati rero hari ikintu mbonye, hari ikintu twize hano kidasanzwe, ataka kanya tumaze kwiga ikintu kidasanzwe. Ati mbwira, ati nikihe? Ati urabona hano muri uyu musigiti nibwo bwa mbere ubundi ngiye ninjiye mu musigiti, si n'uyu gusa n'ahandi ikindi gihe nibwo bwa mbere ninjiye mu musigiti. Ati ariko urabona muri aka kanya noneho twaje no mu musigiti w'ishuri, uri hano hafi, n'umusigiti uherereye hafi y'umuhanda. Ati sinzi neza nanjye ikiri kuba, ati kuko birandenze. Ati twakomeje dukurikiza amahame ko babikora, ati ntago nanjye nzi uko bikorwa. Ati nafuye kubikora uko mbona n'abandi bari kubikora, atariko nta kibazo. Abana rero baza bati twifotoze, abana baza gufata udufoto, nabo basore nabo n'abana beza urabibona barishimye, baza kwifatanya n'abandi mu kwishimisha, ati dufotorane tugire gute. Urumva bageze nyine ku kigo cy'abana ku ishuri. Uri umwana n'abantu bakunda kubaho banezerwa nk'uko mubibona no mu mashusho, baba babyishimiye cyane. Baraseka, ati twishima, ati ifoto nziza niyo kureba museka. Ubwana uti nanjye mfotora nanjye. Okay, ati sawa, ati ngaho ufataho kugira ngo babone ko ari selfie wafashe. Ati sawa, ati ngaho mupepere. Ati sawa, kana nako mugig ko gufata kuri kamera gahita bimera nka selfie. Buriya ntago wakwifata selfie utafashe akako katarambuye ngo umuntu amenye ibyo ari byo, yagira ngo wagufirimye nyine, ntago wari uri kuryoshya. Niyo mpamvu mubona n'abana ari kubaha bagafata no kuri kamera. Mwige n'umuco nyine w'ubusirimu, kumenya ko abana ari abantu bashaka kuba free. Niba ugiye imbere ye mureka akore kuri kamera, mureke mufotore, gira gute. Niko batiritinga abana kugira ngo babeho bishimye, babone ibyiza bivuye ku bantu bakuru. Umunezero n'ibyishimo abana bahorana uri uva ku bantu bakuru. Ati rero tugarutse kuri Mufti, ati buri munsi tugasari Allah, kuko Allah bivuze ko ari Imana y'ikirenga, umuremyi w'ikirenga. Muri Islam nicyo bisobanuye. Hanyuma buri mu gitondo turasari hano, dusari izuba rikirasa mu gitondo umunsi ugitangira. Kuko hano ku ishuri ry'Abayisilamu ni ishuri ry'abana ryitwa Junior ngo high school, ngo tubigisha n'ibintu binatandukanye kuri iri shuri. N'icyongereza turakibigisha nk'uko nari nabibabwiye. Ati ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo bajye babasha no kumenya ibindi bintu bitandukanye. Ati mu gihe wowe uva muri Canada, kugira ngo niba nawe wageze hano cyangwa n'abandi baza baturutse ahandi babashe no kuvugana n'abana icyongereza. Ati kuko isi niho igeze, isi ni ikintu kimwe, twese tuyibamo kimwe. Rero dusabwa no kuba tubasha kuvugana, gucommunicatingana hagati yacu. Ati niyo mpamvu mpitamo abana bacu kuba nabatoza umuhate wo kwiga ibintu bitandukanye, bakavuga icyongereza, bakavuga indimi zitandukanye ku buryo babasha kugira communication n'abandi bantu baturutse mu bihugu by'amahanga hirya no hino. Ati nk'ubu n'urugero, ati kuwa mbere mu gitondo abana tubashyiramo hano bose nyuma y'iswara, nyuma yo gusari, tukabaganiriza kandi icyakubwira ko uwo munsi tubaganiriza mu cyongereza gusa. Hanyuma nko kuwa gatanu nyuma iyo tumaze nko gusara ijuma, noneho bari ukuvuga icyarabu gusa.
ati ni ngombwa ko tugenda tuvanga indimi kugira ngo bagende bamenya indimi zitandukanye. Ati muze mbereke rero, ati nk'iri jambo hano, nk'iri jambo kumwe ku mashuri habanditseho izina ry'ikigo n'intumbero yaryo cyangwa se siroga, hano ari kubasomera uko handitse. Ati seremata ubwo ni ikirimi cyabo, reka turindire icyo bisobanura. Ati bino bisobanura ati rero ko rino shuri mu ntumbero yacu, target yacu, dufite target yuko ishuri ryacu yanditseho cyangwa se siroga yacu twahisemo ni yuko ngo twese hamwe dushobora kugira ibyo twigisha isi. Mu gihe twaba dushyize hamwe hagati yacu, hari byinshi isi yatwigiraho. ahita ati wawe mbega ibintu byiza, ati mufite siroga nziza. Tuvugishije ukuri, muri iyi si abantu benshi bafite byinshi bibaza ku Busilamu. Babona abantu benshi idini y'Ubusilamu yaguka ariko ntibayisobanukiwe. Ntabwo abantu benshi batabirimo cyangwa batagannye Ubusilamu bagira icyo babamenyaho. Ati rero murabona isi yateye imbere, imbuga nkoranyambaga zateye imbere, ibikoresho, amatelefone, amakompiyuta. Ati hari ibintu byinshi tugenda tuboneraho, amafilime n'ibiki byose n'inkuru zikorwa hirya no hino. Ati ibyo rero ni ibintu bitandukanye cyane n'ukuri akenshi. Ni ibintu biba bisaba kubibamo, ukabijyamo, ukabyegera kugira ngo ugire icyo ubimenyaho, udafatiye amakuru hejuru ko babibonye hirya no hino. Hari ibintu bigenda bihinduka iyo wabyegereye. Kandi koko aravuga ukuri, ntago wabimenya utabashije kubigeramo. Hano ari kugera hakibaza ati ese kubera iki aba bantu ba hano ari beza, bafite umuco mwiza? Ati kubera iki? Numva byamurenze. Ari kwibaza ati sonda Abasilamu bose ni gutya babayeho? Bino ni bibera mu Busilamu hose? Ati ko baba bafite imico idasanzwe myiza. Ati baba bishimye, bakira abantu neza, bataza abanyamahanga, baradufata neza nkaho tufitanye isano, katuganiriza, bakadukwereka ko tumeze kimwe. Ati nta mukuru nta muto, twese badufata kimwe, bakatwisanzuraho. Ati umuco ntago utandukanye n'indi mico njya mbona hirya no hino. Abana babishimye, imiryango hanze. Ati abantu bose baratubohokeye, batwisanzuyeho cyane, ntacyo batwishisha. Ati mu Busilamu ntago bishisha abantu. Ati ibintu ko nta handi hantu biba. Ati rero ntimukizere ibyo mubona hirya no hino bavuga ku bantu mu mbuga nkoranyambaga, mu makuru, bavuga ibintu ku macati, biki byose ahisi igeze murahazi muri digital system, ibintu byose byabaye ikoranabuhanga. Ati ariko ati ni ibintu biba bitandukanye. Ati uri kuri kumenya wakugezeho. Ati nk'ubu ngubu ataba bana mbasanganye umuco ntakekaga. Atabana abantu bafite urukundo rungana gutya batanatuzi. Ati ukababaza ibyo babaje bagasubiza, mukaganira nkaho wagira ngo muravukana, ukagira ngo ni urukundo abantu bafitanye rusanzwe. Ati bose ukabona bishimye. Ati isi imeze itya ntago ngewe nigeze nyibona n'ahandi hose. Ati hose biti bisobanuye amahoro koko, nk'uko Ubusilamu buvuga ko ari idini y'amahoro. Ati kandi ni ibintu bisa naho byigwa. Ati urabona ko buri wese barabibatoza, ntago ari ibintu batoragura, ni uburere bahabwa. Abana barishimye. Ati rero twe mu rugendo rwacu dufite tuguma dutembera, dutravolinga hirya no hino. Ati ni isomo dukuyemo twiboneye n'amaso yacu. Ati kandi ni ikintu gikomeye. Ati iki kintu ni ikintu gikomeye. Ati isomo nta handi hantu ari kuzahurira naryo. Hano riraje kubabwira ijambo ry'ubwenge cyangwa se ijambo ry'umunsi, cyangwa se ikintu ushobora kumwibukiraho cyangwa se wakwibukira ku gihugu cyabo. Ati mujye mwibuka ijambo rimwe, tubaho rimwe. Rero tugomba kubaho ubuzima ufite icyo busobanuye, ufite igisobanuro, ku buryo ushobora kuvuga uti ngewe mu buzima iki nicyo kintu nahisemo. Mbese wakoze iki mu buzima? Baho ubuzima bufite icyo busobanuye, atari ukumera nkaho wagira ngo waje mu isi tukabaho mu buzima bufite icyo busobanuye. Ati niyo ntumbero twigisha n'abana bacu, baho rimwe.
ariko ubeho ubuzima bufite ubusobanuro, utaba mu kigare, utaba uhumirije wasamye wagira ngo ntuzi kuriho. Ugomba kubaho rimwe ariko ukabaho ubuzima bufite icyo busobanuye. Ati rero ni nayo mpamvu tubaho tukabana n'abandi bose neza, tukabana nk'abavandimwe. Ari kubivuga ati like brothers, tukabaho kivandimwe. Hano rero umuvandimwe ati baho, hitamo neza, hitamo imico myiza, ati uhitemo amahoro, ati uhitemo n'ubuzima, hitamo kubaho, kubana n'abandi neza, ubeho mu munezero, ubeho uryohewe. Okay, twakomeje rero ati reka dusoreje hano. Atariko hari ibintu byinshi bitumye amaso yanjye afungukirwa. Ati hari ibintu byinshi bifungukiye amaso yanjye, hari ibintu nkuyemo byinshi cyane. Ati hari ubunararibonye nkuye muri uru rugendo ku ruhare rwanjye cyangwa ku ruhande rwanjye mu buryo bwihariye, hari ikintu nkuyemo muri uru rugendo. Ati sinigeze ntekereza ko bizabaho ko nasengera mu musigiti, nkasengera hamwe n'abana bangana gutya. Ati sinigeze mbikeka muri Indonesia ko rwose nzahaza nkanasari mu musigiti n'abana, nkasengana n'abantu b'abasilamu, nanjye ndi umukristo. Ati mbese biratangaje cyane. Atariko ikintu kimwe binkoreye, binkuyemo, hari imico binkuyemo imeze nk'ubusazi, kubera ko hari imico umuntu ababamo aka kanya ndikwera nkasanga irababaje. Ati kuko birababaje kuko hano nta bihaba. Ati hano twahuye n'aba bantu ba hano, tureba uburyo ari beza, uburyo batwakiriye neza. Ati mukuri byatumye dufungura mu mutwe wacu, turisaka turebamo mu mutwe wacu harimo iki, uburyo bafite imico iri positive, bafite imico itunganye, ibanyira abantu neza, ishobotse. Ati ibi bintu, ati njye bise birambabaje ku ruhande rumwe. Ati ko bitumye nibuka ko ibice bimwe by'isi atari ko bimeze. Nkibaza ngo kubera iki isi ifite abantu bari kubaho nabi, mu myiryane, mu burakari, mu bintu ubona mu mutwe bitameze neza. Ati ni iki cyabaye ku isi? Ati bundi abantu bose bakabaye babaho nka hano turi. Ati ibintu rwose ntabwo biri kugenda neza mu isi. Ati biratangaje ko hari abantu bakimeze gutya. Ati mu byumweru 2 bishize, ati njye nari ndi mu Bufaransa, nari ndi Paris mu Bufaransa. Ati abantu baho ubona badatuje, bafite stress nyinshi. Ati bagenda biruka mu muhanda, bacaho biruka wagira ngo bafite ibibyirukansa, ubona badatuje, bavuga ukabona ntibatuje, umutima nturi mu gitereko. Ati nibitangaza. Ati ariko reba nka hano abantu bameze neza. Ati mu bihugu byose tuvuyemo muri urugendo twakoze, abantu bafite imico mibi. Ati bafite imico mibi, bafite imico mibi rwose, ntago bameze nk'abantu tubonye hano. Ati rero ibi ubundi abantu ni gutya twakabayeho, twakabaye dufite ituze, tubanira neza abantu, isi ikaba nziza, tugatuma abantu bumva uburyohe bwo kuba mu isi. Ati ibyo bintu birantangaje muri aka kanya tugeze muri iki gihugu rwose. Ati mpabonye itandukaniro n'ibindi. Ati kuki bitaba ahantu hose? Kubera iki bidashoboka ngo imyitwarire iba ahantu hose? Kuki abantu bose batabera nk'abasilamu ngo babanire abantu neza? Ati ni ukubera iki? Ati aka kanya kari gato ariko karampinduye cyane. Ati mugenda, ati kandi mwakoze, ati mugenda amahoro. Ati mwakoze cyane ku rugendo mwadusuye, mufite ari kubasezerana bamuhobera, abona ko bagwije urugwiro, bahuje urugwiro rwose. Ati kabisa, ati mwakoze urugendo, tugiranye ibihe byiza nubwo byarakanya gato, ariko turabishimiye kandi nabo urabibona ko bishimye mu kuri. Buriya hari igihe umuntu yishima ukabona ntago ari kwijijisha. Urumva arabasuza abwira ati bana banjye mukomeze urugendo mugire amahoro. Ati mugendane. Ati ni n'umunyarwenya cyane. Aheza ajya mu mico y'abazungu, agiye mujya mubona mu mashusho no mafoto bafashe ku gahanga basa nk'abareba nk'abanyango ntari kubona neza. Ni terime y'abazungu mu mico yabo. Ati burubyiruko ariko. Ati zuba dore ngiriri. Ati dore riri gucanira hari. Ujya bibona abantu bifotoza bafashe ku gahanga. Ni muri ubwo buryo. Aha rero dukuyemo isomo, tuganire mu buryo bwacu. Harimo irihe somo? Murabibona ko abayisilamu hirya no hino imico yabo irasa, kubanira abantu neza. Dukomeza tugenda tuganira ku bintu bitandukanye biri mu biranga imico y'abayisilamu. Wenda hari umuntu ushobora kubibona akaba nawe yazajya afata umwanya akavuga ati nanjye reka ndeke gufata ubusilamu nk'uko mbwumva, reka nanjye mbasure. Biremewe, wajyana mu musigiti
kandi nta n'uwo ubibwira, niyo washaka ntawe wabibwira, ukicarira hari inyuma abantu bagasara ukareba, ukiga imico yabo ukayimenya ku buryo ubana nabo utabishisha, kuko hirya no hino ubuzima tubamo nta guhitamo inzira uca. Hari igihe usanga gukorana n'abasilamu, hari igihe ushobora kujya gukora mu bihugu by'abasilamu utari umusilamu, hari igihe ushobora kuba ufite abashyitsi b'abasilamu. Bisaba rero kuba uri umuntu ufite ubwenge nyine, ukiga ukajya ugashaka ubumenyi, nk'uko abo basore urabibona n'abakristo n'abazungu bagiye hara muri kiriya gihugu bajya kureba iby'abasilamu, ukiga ukamenya uko abasilamu babayeho. Ntawamenya ejo n'ejo bundi hari igihe yaba ari wowe musilamu mwiza, kuko buri ubusilamu bwaje mu bantu, ntabwo bwigeze burobanura umuntu wese yaba umusilamu, kandi abantu bose cyangwa benshi binjira idini batanayivukiyemo ahanini. Urumva rero ntuzigere na rimwe wiyima amahirwe yo kumenya ibintu bitandukanye, kuko ushobora kugira aho uhurira nabyo kandi utarabonye umwanya wo kubikurikirana, bikasanga biragucanze, binakuramo abantu imyumvire usanga irimo kwibeshya. Hari abantu bazi ko abayisilamu ngo ari ibyihebe, ngo abayisilamu ngo bagira imico mibi, nka kuriya nyine social media cyangwa se amafilime abagaragaza. Amafilime buriya ni amafilime nyine urabizi, niba bashobora kwereka umwanya umwe akakwereka ko Rambo ari umuntu mwiza, hanyuma abandi bese bafata iruhande rumwe bakaruha ishusho nziza, urundi bakaruha ishusho itariyo. Rero ku bijyanye n'abayisilamu, aho kugira ngo ishusho yabo ubwirwa uyimenya ari uko uyibwiwe n'abandi kuri social media cyangwa se ku bandi batazi ubusilamu, jya ufata akanya gato nawe ugende uganire nabo, ubabaze ibibazo wifuza kumenya ku busilamu, n'abasure biremewe, wicare hari inyuma cyangwa ugenda ubasure mu buryo butandukanye. Ku bushobozi bw'Imana ntabwo wabura isomo ukuramo. Reka rero tubashimire. Wumva afite ikibazo ashaka kubaza ku idini ya Isilamu yakwandika muri comment, wumva ashaka kuba umuyisilamu yabyandika hano muri comment tukamufasha. Mbese tubane mu isi y'ubwisanzure. Ufite ikintu cyose ubaye wakurikiye iki kiganiro, ufite ubutumwa wumva watanga, wabwandika muri comment, kora like, kore subscribe, ukore share, bibashe kugera no ku bandi. Iyi rero ni Why Islam TV, nge na Litrophy Ibrahim. Reka dukomeze tubane no mu bindi byegeranyo cyangwa se mu zindi nkuru zitandukanye n'izindi nyigisho zitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe.